Ikaze mu gice gikurikira igice twabagejejeho ubushize ni igitabo tugaruko kivuga ku bijyanye nuko gukira bishobokera buri wese ariko bigaharanirwa. N'igitabo cyanditswe na D'amour. Reka no twinjiye mu kindi gice turebe ku ngingo ivuga yuko atari ngombwa kuba intiti y'igitangaza kugira ngo ubashe kugera ku bukire. Ntukibwire ko kugira icyo ugeraho muri iyi si ya none ishingiye ku guhana amakuru ugomba kuba umutekinisiye w'igitangaza cyangwa se umuhanga wakataraboneka mu bya mudasobwa cyangwa se ufite n'impamyabushobozi y'ikirenga. Ubundi 90% by'ubukungu bituruka ku bucuruzi busanzwe bw'ibicuruzwa na serivisi ku masoko arimwe n'abakiriya bamwe ba buri munsi. Icyo ukeneye ni igitekerezo gusa kandi gifite umwanya ungana n'10% kugira ngo utangire ubucuruzi bwawe. Ukeneye gusa kugira ubumenyi runaka, igitekerezo gishya, imyumvire mishya n'ubushake bwo kubishyira mu bikorwa igihe wageze ku isoko. Ibi bishobora gutuma ugera kuri byinshi muri ubu bukungu bwacu. Umuntu umwe yigeze kwandika ati nzajya niga ubundi nitegure igihe cyanjye kizagera umunsi umwe. Dore igisobanuro cy'ijambo guhirwa. Guhirwa bibaho iyo habayeho kwitegura hanyuma igihe kikagera. Biratangaza cyane iyo ubona abantu biyicariye ngo bategereje amahirwe cyangwa ibitangaza. Guhirwa ntago byizana ahubwo birategurwa. Guhirwa bitegurwa neza hanyuma igihe cyagera bikabaho. Hari ubwo amahirwe aza ukayirukana nk'uko bigenda mu mupira w'amaguru iyo umuntu afashe umupira n'intoki hafi y'izamu nuko bimugendekera. Napoleon Bonaparte yigeze kuvuga ati amahirwe ni iki? Nzashaka amahirwe yanjye. Data umbyara yigeze kuvuga ati iyo amahirwe aje agasanga utiteguye ashobora kuguhindura umusazi. Dukurikije itegeko ryo kureshya, igihe cyose utanze ibishoboka byose kugira ngo witegure mu buzima bwawe, uba winjizamo ko ugomba gukoresha igihe cyawe, ugakoresha ubumenyi bwawe n'ubwenge bwawe bijyanye n'urwego uriho. Ubundi buryo bwo kongera amahirwe yawe bugaragazwa n'umugani w'amatarenta wanditse muri Bibiliya muri Matayo ibice 25 ku murongo wa 21. Muri uwo mugani handitse ngo ni umugaragu mwiza kandi udahemuka wabaye inyangamugayo mu bintu bike nzagushinga ibisumbyeho. Kuri ubu ngubu twavuga tuti iyo uteje imbere impano zawe n'ubushobozi bwawe kugira ngo utangire kubikoresha imiryango ibifunguye. Biragoye guteza imbere impano zawe n'ubushobozi igihe utarabona umwanya wo kubikoresha kugira ngo ugere ku kintu cyiza. Kubw'imbaraga z'igitangaza uzashobora kwigarurira abantu ndetse ubone n'ibintu, amahirwe n'ubushobozi nkenerwa kugira ngo ukoreshe iyo mpano yawe wigirira ndetse ugirira n'abandi umumaro. Ibitekerezo ni ingenzi kugira ngo utegure ejo hazaza. Ushobora kwiyongera amahirwe igihe cyose buri gihe ushakisha ibitekerezo bishobora kugufasha kugera ku ntego yawe. Ukuri nuku, ingano y'amahirwe yawe izaterwa n'ubwiza n'ingano y'ibitekerezo uzaba wabonye kugira ngo uvugurure imibereho yawe. Ibitekerezo ni ngombwa mu gushaka ejo hazaza heza muri iki gihe. Niyo soko ikomeye y'agaciro. Niyo mavuta ubumenyi bwisiga kugira ngo buzamuke bugere mu bushorishori. Nibyo bigize uruhurirane rw'amakuru yose aba mu mitekerereze ya muntu. Ukugira ibitekerezo byinshi ni nako ushobora kubona igitekerezo wakwitabaza mu gihe gikwiriye. Agaciro k'ibitekerezo. Ujya wibuka ko ibitekerezo ubwabyo nta gaciro bigira. Agaciro ni ukugira ubushobozi bwo gufata igitekerezo ukagishyira mu bikorwa ku buryo ugira ibyo ugeraho cyangwa ugatuma ikintu gitera imbere. Ibi nibyo biha agaciro cya gitekerezo. Ubwo rero ni wowe ubwawe utuma igitekerezo kigira agaciro. Umwanditsi akomeza avuga ko ajya atangara cyane iyo abantu bamwandikira bamubwira ibitekerezo bishya byabo kugira ngo abigure. Ati ndababaza nti ibiki? Bakambwira ko badashobora kubimbwira ntarabishyura. Ngerageza kubasobanurira ibitekerezo byabo ubwabyo. Ngerageza kubasobanurira ko ibitekerezo byabo ubwabyo nta gaciro bifite. Akenshi birabababaza kuko baba bazi yuko ibintu byabo bifite agaciro kubera nyine baba babitekereje. Icyo nakubwira nuko mu bitekerezo 100 wagira hafi 99 ntacyo bitanga nubwo byose biba bigaragara ko bikoze neza. Ngiyi impamvu ikomeye ugomba gushaka ibitekerezo byinshi hanyuma ugahitamo kimwe kiruta ibindi byose. Hari isano ya hafi hagati y'ingano y'ibitekerezo n'ubwiza bwabyo. Igitekerezo wahisemo kiba cyagize agaciro kubera ko kiba cyari kumwe n'ibindi bitekerezo bitandukanye bityo hakaboneka amakuru menshi atuma kigira agaciro kurushaho. Ubumenyi bwinshi ni urufunguzo rukomeye rwo guhirwa. Umuntu ufite ubumenyi bwinshi aba afite amahirwe menshi yo guhirwa.
Abantu benshi birirwa bigendera batazi yuko ubumenyi bwabo bubaze, kandi ubwo bumenyi uko bwaba bumeze kose uko iminsi ihita bugenda buta agaciro. Benshi bata umwanya wabo biterera umusingo ku kazi, bagera mu ngo zabo bakirebera amateleviziyo. Muri rusange bikundira ubuzima bworoshye uko bishoboka kose. Ariko hari abandi bantu benshi bameze nkawe baciye akenge, babona ko turi mu marushanwa mu byerekeranye n'ubumenyi. Aba ngaba rero bahora bashaka gutsinda. Warangije gutambuka abandi kera kubera ko uzi icyo ushaka kugira ngo ugere kure hashoboka mu byo wizeye. None agaciro ko kwiga ni akahe? Mu bushakashatsi nakoze nabonye ko umunyeshuri urangije amashuri yisumbuye mu Rwanda abona amafaranga 600,000 y'amanyarwanda buri mwaka ugereranyije. Naho ufite impamyabushobozi yakuye muri koleje akabona amafaranga angana na miliyoni y'amanyarwanda ku mwaka. Ibi bivuga ko arusha urangije amashuri yisumbuye amafaranga angana n'ibihumbi 400. Ni ukuvuga ko nyuma y'amashuri yisumbuye hiyongeraho amafaranga 200,000 buri mwaka. Ufite impamyabumenyi ihanitse ya kaminuza bachelor's degree abona amafaranga angana na miliyoni 2 ku mwaka wose. Umuntu ufite impamyabumenyi y'ikirenga ya masters ihwanye n'imyaka 5 cyangwa 6 umuntu yiga muri college abona miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ntako bisa. Umuntu ufite impamyabushobozi y'ikirenga ya PhD isaba imyaka 2 cyangwa se 4 y'inyongera kugira ngo umuntu ayibone azafata amafaranga angana na miliyoni 6 buri mwaka mu buzima bwe bwose. Ni ukuvuga ko buri mwaka umwe wiyongereye ku mashuri yawe yisumbuye wongera 8% cyangwa se 25% ku byo winjiza bitewe n'akamaro ibyo wiga bifite. Akenshi uzasanga abantu biga mu makoleje n'amashuri ya tekinike babona amafaranga menshi kurusha abarangije muri za kaminuza. Ibi biterwa nuko ibintu byigwa mu makoleje biba birebana n'ubumenyi ngiro, bityo bugatanga ibikorwa abantu bishyurira ako kanya. Abantu biga amasomo ngiro bahabwa agaciro vuba n'abakoresha. Ibi nibyo bita gushora imari muri wowe ubwawe. Iri niryo shoramari rizana amafaranga ushobora kwitabira. Tekereza nawe buri mwaka umwe wize muri koleje kuyo uzajya winjiza hiyongeraho 200,000. Birumvikana rero ko ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga buba bwiyongereye. Ubushobozi bwo kubona nibura hagati y'10% na 20% nk'inyongera ku byo ubona buri mwaka wongeraho nibura umwaka umwe ku mashuri yawe kandi warize ibintu bihwitse. Jya ugera kure hashoboka. Uburebure bw'inyubako y'umuturirwa ububwirwa n'ubujyakuzimu bw'umusingi. Ubujyakuzimu bw'uyu musingi nibwo bushingirwaho mu kugena uburebure bw'iyo nyubako. Iyi nyubako imaze kuzura ntabwo nyirayo ashobora kongeraho umusingi kugira ngo abone uko yongeraho ama etaje 10 cyangwa se 20. Ibi ntabwo bishoboka. Uburebure bw'inyubako bugenwa n'ubujyakuzimu bw'umusingi wa mbere. Iri hame rero dushobora kurikoresha kugira ngo dusobanure ibyawe, ariko haraho bidashoboka. Kugira ngo umenye aho ubuzima bwawe buzagera ugomba kureba umusingi w'ubumenyi ufite. Mu buzima bwawe ushobora kugaragaza aho uzagera ushingiye ku musingi w'ubumenyi ndetse n'ubwenge ngiro. Ibyo ugeraho wowe ubwawe ugomba gukomeza kubyongera wongera ubumenyi n'ubwenge bwawe kandi nta murongo ntarengwa uhari. Aha niho iri hame ritandukaniye n'inyubako twahoze tuvuga haruguru. Imitekerereze ihwitse kandi ifite ireme igaragazwa n'iki? Gukurura amahirwe bifashwa n'ubwiza bw'imitekerereze yawe, kandi ubwiza bw'imitekerereze yawe bugenwa n'ubushake, icyo bita commitment mu ndimi z'amahanga, bikagenwa kandi no kwiyemeza kongera ubumenyi. Uko ugenda wimakaza cyangwa se ugaburira ubumenyi, ubushishozi, ibitekerezo bishya n'amakuru mashya mu mutwe wawe, niko ubwenge bwawe bugenda bumera nka rukuruzi. Ibi bituma ukurura ibintu byose ushobora gukoresha n'ubushobozi bwawe ngo ugere kure hashoboka kandi ugere ku ntego yawe. Abayobozi bose abo bita leaders mu ndimi z'amahanga bakunda gusoma. Kugira ngo wongere ubumenyi bwawe ugomba gusoma. Wenda abasoma bose si kari abayobozi, ariko abayobozi bose barasoma. Ese umuntu yakagombye gusoma ibingana iki? Ubushakashatsi nakoze bwanyeretse ko umuntu uhembwa amafaranga menshi asoma mu gihe cy'amasaha 2 cyangwa 3 buri munsi. Naho uhembwa make ntajya asoma habe na gato. Abanyeshuri 50% baba bararangije amashuri yisumbuye ntibashobora gusoma ibyanditse ku mpamyabushobozi zabo. Ntibashobora no kwiyuzuriza urupapuro rwo gusabiraho akazi mu kigo runaka. Ibigo byinshi bikomeye bihora bitanga amatangazo bishaka gutanga akazi ku bantu babifitiye ubushobozi, ariko biba ngombwa yuko abagera kuri 95% basabye akazi batitabwaho kubera ko badafite ubumenyi bw'ibanze mu gusoma. Nutagira abantu mubana cyangwa se ibitabo usoma nta kintu na kimwe uzaba wariyongereyeho mu myaka 5.
Aha nshobora no kongeraho nkavuga nti mu myaka 5 nta kintu na kimwe uzaba wariyongereyeho igihe cyose uzaba utumva radio, nta masomo ukurikira ndetse nta yandi makuru mashya kugeraho, kuko nta kundi kuntu wamenya uko watera imbere mu kazi kawe ibyo bitabayeho. Mbese umuntu yareba filime cyangwa yasoma ibitabo? Mu mwaka wa 2010 mu mateka ya filime niho filime zagezweho cyane mu Rwanda. Ndakeka warigeze kumva umuntu witwa Kanyombya. Ese waba warigeze wibaza impamvu uyu mugabo yamenyekanye? Gukina filime bimaze kuba bimwe mu bintu bikomeye kandi byinjiza amafaranga mu gihugu cyacu. Iyo witegereje hirya no hino uzabona abantu bazwi mu gukina amafilime cyangwa se ubona amakuru menshi ajyanye nayo muri buri gitangazamakuru. Ibijyanye n'amafilime ntibisiba kugaragara mu makuru no mu myidagaduro kuri televiziyo na radio. Wagira ngo twarangije kwigarurirwa n'umuco w'amafilime. Iyo winjiye mu nzu y'umuntu w'umukire ikintu cya mbere ubona ni iki? Igisubizo ni isomero. Uko umuntu akize cyane, uko inzu yari nini cyane, nako haba hari amahirwe yo kuhashyira isomero rikize ku bitabo. Ariko iyo winjiye mu nzu y'umukene ikintu cya mbere ubona ni iki? Bitekerezeho. Noneho reka nkubaze ikindi kibazo. Ese utekereza ko ba nyiri ibi bizu binini babaye abaherwe bagura ibitabo cyangwa baguze ibitabo barabisoma bibagira abaherwe? Ndakubwira ko igisubizo cyumvikana inkoko iza mbere y'igi. Gusoma byagufasha kugera kuri byinshi. Umugabo witwa Petero w'umunyakameruni twahuriye i Burayi tuma inshuti yikoresheje mu ishuri, nubwo yarangije mu ishuri ryisumbuye gusoma ntibyari byarigeze bimuhimbaza. Nyuma yaje kujya babazwa nuko akazi kose yabonaga kabaga ari akazi kamuhemba urusenda kandi k'indyankurye. Ibyo byabaga ari nko gucukura ibyobo, gutera ibiti cyangwa se gukubura. Yaturukaga mu muryango mwiza ndetse no mu gace keza, ariko akarenga akabona akazi k'amafuti. N'izindi nshuti ze zose zari zararangije bene aya mashuri ariko zitarigeze ziha agaciro gusoma zabagaho nka we. Nyuma y'umwaka umwe akora akazi kabi bene aka kagene yaje kundeba kugira ngo mugire inama. Namubwiye ko agomba gusubira mu ishuri bityo akongera ubumenyi. Yambwiye ko adakunda gusoma ndetse ko gusoma ibika birebire ngo byatumaga ananirwa. Namugira inama yo kujya muri college akajya kwiga uko basoma. Mubwira ko niba atabikoze azahora akora ku kazi kamuhemba amafaranga y'intica ntikiza ubuziraherezo. Yabanje kwangira gukurikiza inama zanjye ariko agaragaza ko atagishaka gukora iyo mirimo y'ingufu. Bigeze aho yiyemeza kujya kwiga muri college nijoro mu gihe cy'imyaka 2. Yize uko basoma neza badategwa. Kubera ubwo bumenyi yari amaze kunguka yahise ajya kwiga mu ishuri rya tekinike ahakura impamyabushobozi mu bukanishi bw'ibyuma n'ibikoresho byo kwa muganga. Byamutwaye indi myaka 2 kugira ngo abone impamyabushobozi ihanitse. Ariko guhera ubwo ubuzima bwe bwarahindutse ku buryo bugaragara. Yahise ahabwa akazi n'ikigo gikomeye gicuruza ibikoresho byo mu bitaro. Mu myaka 5 yari asigaye ahembwa amafaranga arenga $2 miliyoni ku mwaka. Yahise abona inzu ye bwite ndetse agura n'imodoka ye nshya. Mbese yahise agira ubuzima bwiza cyane. Inama namugiriye yo kujya kwiga gusoma no kongera ubumenyi bwe ni ikintu cyamubereye igitangaza mu buzima bwe bw'akazi. Ni gute rero gusoma bikorwa neza? Dore uburyo bumwe na bumwe bwo gusoma kugira ngo ubashe kuba watyaza ubumenyi bwawe. Usibye nanjye hari abantu benshi nzi bakorera amafaranga menshi mu kazi kabo, ubu buryo bwagiye bufasha cyane. Ibitabo byiza cyane bikwiye gusomwa ni ibiba byaranditswe n'abantu bakora cyane ibijyanye n'ibyo bize. Twavuga nk'ibitabo byandikwa n'impuguke n'abandi bantu bakora mu bintu bisa nk'ababigize umwuga. Igitabo kiba cyaranditswe n'impuguke ni igitabo kiba gifite agaciro gakomeye cyane. Ushobora kugura igitabo ugasanga cyuzuyemo ubumenyi ngiro bwatwara nk'imyaka 20 umuntu kugira ngo abwige cyangwa se imyaka 2 kugera kuri 3 kugira ngo umuntu abwandikeho hanyuma butangaze. Ku bijyanye n'igiciro cy'igitabo icyo cyose ngombwa kugitindaho, kuko igitabo ushobora kugikuramo ubumenyi umuntu ashobora gushaka ubuzima bwe bwose kandi yishyuye amafaranga ibihumbi n'ibihumbagiza. Icyangombwa ni ugufata igitabo ukagikuramo igitekerezo kimwe gusa gishobora guhindura ubuzima bwawe. Icyo wamenya ni uko ikibazo cyose ushobora guhura nacyo gishobora kuba cyarigeze kubonerwa igisubizo n'undi muntu utazi. Igisubizo aba yaboneye icyo kibazo acyandika mu gitabo cyangwa se mu gitangazamakuru, kandi gishobora kukugeraho iyo ushatse uko wakibona. Hashobora kuba hariho igitekerezo kimwe kikagufasha kubona ibihumbi by'amafaranga cyangwa se kikakorohereza kubona amayira, kigatuma muri make utavunika amezi n'imyaka ariko ukaba utakizi. Kuri wowe icyo gitekerezo ni nkaho kiba kitarabayeho. Kutamenya ikintu rero bishobora kuguhombya cyangwa bikagusubiza inyuma. Niyo mpamvu ubona abantu bazi icyo bakora bahora bashakisha amakuru n'ibitekerezo bishya. Mu bitekerezo 100 ugomba gushakamo kimwe ukeneye muri uwo mwanya kugira ngo ubuzima bwawe n'akazi kawe bibe byiza kurushaho.
Iyo ukomeza gushakisha no gushyira hamwe ibitekerezo bishya n'imyumvire mishya, uba urimo kongera amahirwe yo kugira icyo ugeraho. Ibitekerezo bigomba kuba byinshi kugira ngo utoranyemo igishobora kugufasha kurusha ibindi mu byo urimo gukora muri uwo mwanya. Igurira ibitabo byawe, ugire isomero ryawe, ntukabifate ngo ubirebe gusa hanyuma ubigarure. Iyo uguze igitabo ugomba guca umurongo ku bintu by'ingenzi birimo ukoresheje ikaramu y'ibara cyangwa se ibyo bita souligneur. Ibitabo bigomba kuba umutungo wawe. Ngitangira kugura ibitabo no kugenda ngaragaza ibintu by'ingenzi, bwa mbere nabonaga bintwara amasaha make kuko ibintu by'ingenzi nabinyuragamo mu gihe kitageze ku isaha. Ubu ngubu nsoma igitabo nihuta, hanyuma ibitekerezo bikomeye by'ingenzi birimo nkajya mbyandika kugira ngo nzabisubiremo nitonze nyuma. Ibi byatumye ngira ubushobozi bwo kumenya ibintu ndetse no kwandika vuba ku buryo butangaje. Ugomba kwiga gusoma vuba. Kwiga gusoma vuba ni ukugerageza kubikora. Ibi ni nk'ibyo twakwita uburyo bwo kwiga ibintu ku buryo bwihuse. Ariko gusa reka nkubwire uburyo bushobora kugufasha kongera umuvuduko wawe inshuro 2 cyangwa se 3 igihe urimo gusoma igitabo. Ubwo ni uburyo bita OPIR cyangwa se OPIR. Mu magambo arambuye izi nyuguti enye zihagarariye overview, preview, in-view and review. Dore uko ubu buryo buteye rero. Mbere y'uko utangira gusoma igitabo ku buryo bwimbitse, ugomba kubanza kubitekereza ukakireba muri rusange, aribyo bita overview. Ugomba gusoma imbere n'inyuma hacyo. Ugasoma inyandiko ivuga ku buzima bw'uwacyanditse kugira ngo umenye neza koko niba ari umuntu ushobora kubaza neza ibyo yanditse. Ugomba gusoma kandi ingingo z'ingenzi zigaragaza ibiri muri icyo gitabo. Ibi bigufasha kumenya niba birimo hari icyo byakumarira. Ugomba kwitegereza imigereka n'amagambo y'ingenzi yakoreshejwe. Ibi bigufasha kumenya ibyo umwanditsi yifashishije yandika igitabo cye. Numara kubona igitabo ntacyo gitwaye, harimo ikintu cyakugirira akamaro, uzahita ujya ku cyiciro gikurikiyeho. Mu bijyanye no kunyaruka mu gusoma, icyiciro gikurikiyeho bacyita preview. Aha ni ugufata cya gitabo ukagenda urambura urupapuro ku rundi. Witegereza buri mutwe, umutwe wa buri gika, witegereza kandi amashusho arimo, imbonerahamwe ndetse n'ibindi bishushanyo biri muri icyo gitabo. Gerageza usome imirongo itangira ibika kandi usome myinshi ishoboka. Ibika byose ujye ubicamo wihuta. Ibi bigufasha kuba wagira igitekerezo ku myandikire y'umwanditsi. Reba niba icyo gitabo cyangwa se niba uburyo umwanditsi asobanuramo ibintu mu nyandiko ye bikunyuze. Mu gusoma ntugatakaze igihe cyawe. Iyo ubonye igitabo ntacyo gishobora kukumarira, ugishyira ku ruhande kugira ngo kitagutesha igihe ngo uragisoma. Iyo urangije kureba igitabo muri rusange, byo bita overview, no kugicamo gake, byo bita preview, hanyuma ukabona ugize ubushake bwo kugisoma, ujye wibaza ikibazo kigira kiti: kubera iki nshaka gusoma iki gitabo? Iyo wibajije iki kibazo, bigushyiramo gutekereza ku cyo ushobora kugikuramo ndetse n'icyo gishobora kukumarira mu buzima bwawe cyangwa se akazi kawe. Ibi nibyo bita gusoma ufite intego. Uko ugenda usoma ikintu ukabona gifite akamaro kandi ukabona gihuye neza n'ibyo ukeneye, ni nako uzajya ukibuka igihe uzaba warangije gusoma cya gitabo. Icyiciro cya gatatu nicyo bita in-view, gutoranya. Niba igitabo urimo gusoma kivuga ku bintu bibaho bitari ibihimbano, ugomba gutangirira ku mutwe ubona ugufitiye akamaro, hanyuma ukaba wabireka iyo ubona atari ngombwa gukomeza. Rimwe na rimwe uzasanga mu gitabo cyose harimo umutwe umwe cyangwa se imitwe 2 ifite aho ihuriye n'ibyo urimo cyangwa se ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ko ikintu cyose ubonye kitagize icyo kikumariye cyangwa se kitagufasha mu byo urimo, uracyihorera, ntugomba kugiheraho. Muri uku guhitamo rero ugomba gukoresha ibimenyetso byinshi bishoboka mu gitabo. Ugomba guca umurongo ku kanyangingo cyangwa se interuro z'ingenzi ukoresheje ikaramu y'ibara cyangwa se marikeri. Ushobora gukoresha udutangaro, utwuguruzo n'utwugarizo cyangwa se utunyerezo muri marije wa mwanya utanditsemo. Ibitekerezo by'ingenzi ushobora kubicaho uruziga. Muri make ibi bigufasha kumenya neza ibintu wasanze ari ingenzi iyo ugarutse aho wasomye. Icyiciro cya nyuma cy'ubu buryo bwa OPR ni isubiramo, aribyo bita review. Uko waba ufungutse mu mutwe kose, biba ngombwa ko ibintu by'ingenzi uba wasomye ubisubiramo inshuro 3 cyangwa 4 mbere y'uko ubifata neza. Iyo wagiye ushyiramo ibimenyetso neza, ushobora kukirambura wiruka, maze mu kanya nk'ako guhumbya ugahita umenya ibiri muri icyo gitabo cyose muri rusange. Ugomba kugendana naho ubumenyi bugeze. Ese ibitabo byo gusoma biboneka gute? Uburyo bwiza bwo kubona ibintu umuntu asoma ni ukubaza abantu bakora nk'ibyo ukora cyangwa se ibyo wifuza gukora, ukamenya neza ibyo basoma. Ibitabo bashima ni ibihe? Ese ibinyamateka bakunda cyane bakanabisoma cyane ni ibihe?
Tugendeye ku itegeko ry'impamvu n'ingaruka z'ibintu, twavuga ko iyo usomye ikintu abantu bazwi basomye uzamenya icyo abo bantu bazi bidatinze, bityo rero uzaba urimo kugenda ukurura intsinzi mu byo ukora. Ntugapfushe ubusa igihe iyo usoma ikinyamateka. Kugira ngo udate umwanya igihe urimo gusoma ikinyamateka, ujye ukoresha uburyo bwitwa rip and read. Ubu buryo buteye butya: ujya mu ishakiro ryacyo, hanyuma ukarebamo inkuru wumva zigufitiye akamaro, ugahita ushaka aho zanditse. Impapuro izo nkuru zanditseho ukazibambura muri cya kinyamateka ukazivanamo, akaba ari zo usoma. Ibisigaye muri cya kinyamateka ukabishyira ku ruhande. Izo mpapuro wabambuye zanditseho inkuru ushaka uzishyira muri karaseri yawe, hanyuma ukazishyira mu gikapu cyangwa se mu ivarisi. Iyo ubonye akanya uzivana muri ya karaseri ugatangira kuzisoma, ariko ukiyegereza ikaramu y'ibara ritukura cyangwa se highlighter cyangwa se souligneur mu gifaransa. Habaho ubwoko bubiri bwo gusoma. Ubwa mbere ni igihe usoma ibinyamateka n'izindi nyandiko zishobora kugufasha kumenya ibigezweho mu bijyanye n'akazi ukora. Ubwa kabiri ni igihe umuntu asoma ibitabo bishobora kumwongerera ubumenyi bujyanye n'ibyo yize cyangwa se akora. Ni uburyo bugufasha kuva aho uri bukakurinda guhora ahantu hamwe. Kugenda bitera kubona. Ujye ukurikira gahunda za radio aho uri hose. Ushobora gukoresha telefone yawe cyangwa se MP3, iboneka mu mamodoka cyangwa se mu maradiyo. Ugomba kumenya gukoresha igihe cyawe neza igihe uri mu kazi. Radio yawe igomba kuba nk'ishuri ikakwigisha. Ujye wibuka ko igihe cyose uba urimo kugenda, ujya cyangwa se uva ku kazi, ku ishuri utaba uri mu kiruhuko. Ntugate umwanya. Ntugomba kubaho neza wiyumvira umuziki gusa. Iyo urimo kugenda ntabwo uba urimo gukora, ubwonko bwawe bukunguka ibitekerezo bishya. Iyo utwara imodoka yawe, yaba imodoka isanzwe, bisi cyangwa se tagisi, maze ahantu hose ukajya ukurikira radio iri muri iyo modoka, bingana neza no kuba wajya muri kaminuza ukigamo amezi kuva kuri 3 kugera kuri 6 wiga amasaha 40 buri cyumweru. Bingana kandi no kuba wamara ibihembwe bibiri byuzuye muri iyo kaminuza. Ushobora kuba umuntu ukomeye cyane uhembwa amafaranga menshi kurusha abandi, upfa kuba gusa witaye ku nyigisho zo kuri radio. Jya witabira amasomo n'amahugurwa. Ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Uyu mugani w'abakurambere bacu ndawemera cyane. Jya witabira amahugurwa n'amasomo uko bishobotse kose. Jya witabira amasomo atangwa n'impuguke mu bintu runaka. Jya witabira amasomo atangwa n'impuguke mu byo zikora. Ntugapfe kujya mu byo ubonye. Jya wikunda ku buryo buhagije. Ujye uhitamo amasomo afite icyo avuze kandi ashobora kugira icyo akumarira ku buryo bwihuse. Uko ushoboye kubyaza inyungu byihuse ikintu gishya washoboye kunguka, ni nako ugisigarana mu buzima bwawe ku buryo budasubirwaho. Inama nakugira ni uko waba umuntu utyaye mu ipiganwa iryo ari ryo ryose. Bitewe n'ipiganwa riri hanze aha muri iki gihe, amasomo n'amahugurwa bitangwa usangamo inyigisho nziza cyane. Izo nyigisho ziba zigishwa n'abanyabwenge bafite ubuhanga bwinshi cyane, barundanya ibintu byinshi bakabyigisha mu gihe gito. Ushobora kujya mu mahugurwa inshuro imwe ugakuba inshuro 2 cyangwa 3 ibyo wakoraga ndetse n'ibyo winjiza. Hari abantu benshi nzi ibi byabayeho. Ntuzatinyuke kwibagirwa guhora wongera ubumenyi bwawe. Ushobora gukura igitekerezo kimwe mu mahugurwa kikakurinda imvune z'umwaka wose. Jya kurobera amafi aho ari imurika cyangwa se imurikagurisha, ari inama, ibi byose ugomba kugira umuco wo kubyitabira cyane cyane iyo bifite aho bihuriye n'ibyo ukora. Mu myaka myinshi maze nagiye mbona abantu benshi bakize bakaba barakijwe n'ibyo bakora, bahora bitabira inama. Niba ushaka kuba umwe muri abo bantu rero, ibi nawe ugomba kubikora. Nta mpinduka ishobora kubaho ngo utere imbere igihe cyose nta gitekerezo gishya wunguka. Ugomba gushakisha ukuntu wakongera amahirwe yo kugera ku bitekerezo bishya n'imyumvire mu gihe gikwiriye. Ibi uzabigira intego. Amahirwe aba ari ayawe igihe cyose. Wowe ubwawe ubishaka uzashaka aho uhurira n'amakuru ndetse n'ibitekerezo. Jya usaba abantu inama baguhe n'ibitekerezo. Ntekereza ko ikintu gishobora gutuma utera imbere mu byo ukora ari ugusaba abantu bakaguha inama ndetse n'ibitekerezo. Egera abantu bihagazeho bakugira inama y'ibitabo wasoma, gahunda za radio wajya ukurikira ndetse n'amasomo wakwiga. Basabe bagufashe gusubiza ibibazo no kubishakira umuti. Ikintu nk'icyo gishobora kuba cyarabaye ku muntu runaka akaba yakugira inama. Ibi bishobora kukurinda imvune y'amezi n'ibyumweru ndetse no kuba wabisohoraho amafaranga menshi. Tugendeye ku byo Nelson Mandela yavuze, hari uburyo bubiri umuntu ashobora kungukamo ubumenyi. Dushobora kuburahura cyangwa se kubugura. Uti kubugura gute rero? Iyo umuntu akoresheje igihe cye n'umutungo aba abuguze, naho kuburahura ni igihe umuntu abukuye ku bandi babuguze.
uku gukomeza kurunda ibintu n'ibitekerezo bishya mu mutwe biba bitwereka ko amategeko yose ajyanye n'ubwenge ndetse n'ibindi bigize imbarutso y'amahirwe twigeze kubona muri iki gitabo biba bitangiye gukora akazi kabyo. Intego igomba kuba iyi: kuba umwe mu bantu bafite ubumenyi bwinshi mu byo ukora. Ubwo rero uzaba ubaye umwe mu bantu bakomeye kandi babona amafaranga menshi mu byo bakora. Uzatera imbere ku buryo bwihuse kandi uzazamuka mu ntera nta kabuza. Uzahita uba umwe mu bantu 10 babona amafaranga menshi kurusha abandi ku isi. Uzagira ikuzo kandi tuzi ko ikuzo rijyana n'icyubahiro ndetse no kumenyekana. Uzatura mu nzu y'umuturirwa, uzagenda mu modoka nziza y'ikitabashwa kandi konti yawe izahoraho akayabo k'amafaranga. Imyitozo, dore icyo wakora. Gerageza ushaka ubumenyi bushobora kugufasha kugera aho wagera mu byo ukora. Ni gute ushobora kongera ikigega cy'ubwenge cyangwa se ubumenyi bwawe? Andika cyangwa se ushyira ahagaragara ibintu byose wakora kugira ngo amahirwe yo gutera imbere yiyongere mu kazi kawe. Ugomba gushyiraho gahunda yo gusoma kugira ngo ubashe kugendera n'ibigezweho ndetse n'ibizaza ejo bijyanye n'ibyo ukora. Hagomba kubaho ibihe bihoraho byo kwiyungura ubumenyi bwawe. Urugero, buri wa gatatu ngomba gusoma igitabo gifitanye isano n'ibyo nkora. Shaka amasomo n'amahugurwa wakwitabira kugira ngo uhore uzi neza ibintu byose bijyanye n'ibyo ukora. Ugomba kwitabira amahugurwa nibura inshuro 3 cyangwa 4 buri mwaka. Ugomba kwiga kandi ugasubiramo ukuntu umuntu asoma vuba kugeza igihe ugiriye ubushobozi bwo gusoma no kwibuka nibura amagambo 1000 cyangwa se arenzeho. Egera umukoresha cyangwa abandi bantu bageze iyo bajya mu byo bakora bakugira inama y'ibitabo wasoma, ibyo wakumva n'amasomo wakwiga. Ugomba gukurikiza inama zabo ukanabasaba yuko bakubwira ibyaba byiza. Telefone yawe, imodoka yawe, MP3 yawe uzabihindure nk'ishuri ryimukanwa. Ujye ukurikira gahunda zigisha igihe utwaye imodoka yawe aho uri hose. Iki gihe rwose ntuzagipfusha ubusa, kuko kwiga ntibigira iherezo. Reka tuzasubire mu gice kizakurikira iki, tuzagaruka ku ihame rya 4, ihame rigaruka ku bijyanye n'icyo bita kugira ubuzobere mu byo ukora. Mukomeze muryoherwe n'amasomo akubiye muri iki gitabo.